Kugeza ubu santere ya Mukoto imwe mu zimaze igihe ku muhanda Kigali Musanze, inzu hafi ya zose zari ziyirimo zamaze gukurwaho. Abacuruzi urebye bimukiyemo hirya gatoya yuko hano iyi santere kano gace niko bavuze ko kagiye gukorerwa n'ibindi bikorwa, ariko naho ngo ni ukuba bacuruza ibyo bafite bigashira, byamara kurangira naho bigakorwa nk'aha hose bagenda bakahubaka. Gukuraho iyi santere ndetse n'izindi ziri kuri uyu muhanda ni icyemezo akarere kafashe kubera impamvu zisobanurwa n'umuyobozi wako Madamu Mukanyirigira Judith. Ariko site narimvuzeho ya Mukoto ifite umwihariko ko buriya site ya Mukoto nta bwiherero igira, ariko noneho n'abitwa ngo barabufite buri mu mazi, amazi ashora muri Bahemba, bishora mu migezi, twangije abantu igihe kirekire. Ngira ngo twaganaga n'abaturage bari ya Mukoto muri bahacururiza, twagize uko tunabagaragariza n'ibyaha n'ibihano biteganyirijwe abangiza ibidukikije, ari nacyo kirimo hano kuri santere ya Mukoto. Ngira ngo rero twaganiriye nabo, umuntu adafite ubwiherero abantu bazaza bamugana bazituma hehe, bazajya hehe. Ni muri urwo rwego rero mu by'ukuri santere ya Mukoto ihawe umwihariko, ni igikorwa gikomeje. Ngira ngo turakomeje, twagize nubwo abantu bo muri iki gice bose munsi y'umuhanda Kigali Musanze bose twagize ubwo tuganira nabo, abantu babyumve. Uretse n'iyi santere ya Mukoto, n'abantu batuye mu ngo zabo ku buryo bwihariye barasabwa kuva aho hantu, kuko bakajya gukurikiza ibiteganyijwe mu gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka. Santere ya Mukoto irakurikirwa na santere yo ku karere, ku Isanzure no mu Gashushura. Bamwe mu hakorera bati igihe twahawe cyo kwimuka ni gito, abandi bati hari ibyo twakosora ariko ntitwimure iseta, abandi bati turerekeza he. Turabwimurira hehe ko nta handi twabona amazu ho twojya kubaza amazu hose usanga amazu gahenze, twareba ibikorwa dufitemo tugasanga ayo mazu tutabona ubushobozi bwo kuyakura. Mugasiza no kuri base mwarabibuze? Ni twarazibuze. Basabaga ko baduha igihe tugashaka aho twimukira, aho uzakodesha ukabona ubukode, urabona byaje bitunguranye. Nuko nimba wenda ibyo bidahagije, hari ukundi twakongera tukazikora byemewe n'amategeko ku buryo tutabongamira igishanga, kuko natwe ntabwo twishimira kwanduza ibidukikije. Meya Judith avuga ko abacuruzi bazimurira ibikorwa byabo kuri santere zisigaye za Gasiza na Base, naho ku bindi byifuzo byo nta kindi cyo kurenzaho, ndetse yewe n'abasaba ingurane yabakuriye inzira ku murima, kuko ngo nta kindi leta yenda kuhakorera. Ntabwo ushobora kwemererwa gukorera ahantu hatari ubwiherero. Igisubizo ni ukubucukura, aho ubucukura ntahahari, hakorwa ikindi uretse gufunga aho hantu. Natwe hari ntabwo tujye kuhakoresha, ariko urebye aha ngaha ni santere yo mu Gasiza ndetse no kuri Base, ni amasantere ari hafi yateganyirijweho santere z'ubucuruzi. Ibishushanyo mbonera rwose biragaragara. Ubu noneho tugeze no ku rwego ahubwo tuganira n'abacuruzi bafite ubushobozi bwo kuri ayo masantere kugira ngo bashyireho inyubako nziza, kuri tubona za Mike, za Shike. Kwimura abakorera n'abatuye mu bishanga ni gahunda y'igihugu muri rusange hagamijwe kurengera ibidukikije. Uretse kubungabunga ibidukikije, izi santere ziri kwimurwa muri Rulindo, akarere kagaragaza ko aho zari zisatiriye umuhanda cyane, ibishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Theogene Twibanire, Rulindo.